warapfuye urazuka uri uwa mbere mu isi no mu ijuru nta yindi mana itari wowe uri imbaraga mu ntege nke zacu uri amahoro mu bugingo bwacu uduha ibyishimo n'umunezero bivuye ku mwuka wera mwuka wera aganza ibitekerezo n'ubwenge bwacu ntaba ari twe Yesu ntaba ari twe ahubwo Yesu ashigwe hejuru uzuvuga Yesu uzuvuga Yesu uzuvuga Yesu ugana natwe tukumve ganira natwe ganiriza imitima yacu la sikate pela povera sila elai glory mali sila ela rifede la sicro de lai glory manda la sosi la sa ekar tiada la shinize fede morias azela grove la cromela eas eganda la totina sifaba emai solo e banda la sola e larica la gondi meketa beketa a sole la ea ayana jizi la sansi fidi groma karima dalati tisitome la elari faya za sifite groba mandra ne glori jala la sicre de grode ebai bia na zonde la sandro fe qui prove la sandro shela ezole grode mai capre tondi la sandi isagilai gloria gela sandro filazari elari de satite la riega twagwicubahiro gute Yesu Kristo Deka umwuka w'Imana aganze avuge akore icyo ushaka aba aricyo gikoreka mu izina rya Yesu yewe Gorigota sinza kwibagirwa yewe Gorigota wambere yewe Gorigota Uru agaciro Gorigota yewe Gorigota sinza kwibagirwa yewe Gorigota wambere yewe Gorigota uru agaciro Gorigota Imana icubahiro yewe Gorigota sinza kwibagirwa yewe Gorigota wambereye yewe Gorigota Hallelujah! Imana icubahiro asifiwe Yesu Imana icubahiro kandi Melija la ziza vedezela andi melarie crosse la sisela adela sandela rietela agizila sandro periada nasela grobe la sanda litata le ela ayone eyozeke salabe daini zalangra ne gloria kos takite la etror meini bozalandra ne ferma do Imana icubahiro kandi Ndashima Imana iduhaye umugoroba duciye bugufi kandi kubw'ubuyobozi bashumba Imana ibaho umugisha ntabwo tutekereza ko ari ibintu bisanzwe guhagarara hano tekereza ko ari iby'agaciro umuntu yaguhaye aha hantu aba yakuzirikanye Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha ndashima kandi ku bwanyu twabanye kuva mu gitondo kugeza n'aya masaha naza numva nkumbuye gutarama cyane ariko nkagira ikibazo cy'intege nke z'umubiri narwanye n'umutima cyane nkoje kuryama ariko ndashima Imana ishoboje
Asifiwe Yesu. Duimana ishobahiro. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu Kristo. Asifiwe Yesu. Ndashima Imana iduhaye gutarama. Ndakomereza aho twasigiriye mu gitondo. Amen. Yashizeho iherezo ku mazina mabi aduhiririsha turabana be ishimwe ngendana yuzuye umutima zahora shima Yesu wankuyeho iyo mitwaro. Amen. Mu gitondo twasomye ngo ikibyawe n'umubiri n'umubiri nikibyawe n'umwuka naco n'umwuka. Yesu mu buzima bwe bwose yari depanda ku mwuka 100%. Nubwo yari yambaye umubiri w'abantu ariko yari depanda ku mwuka 100%. Bibiliya iravuga ngo ubwiru bw'Imana buratangaje. Ngo Imana kwerekanwa ari umuntu kandi bikamamara mu isi ko yabaye ubuntu. Ngo ariko bigahamwa n'umwuka ko ari umukiranutsi. Ijambo ndarikunda cyane. Ikintu cyose Imana isha guhamya kiboneye kibereye izigihamiriza mu mwuka. Umwuka niwe uzupima abantu akabwira Imana ngo barabereye cyangwa tibabereye. Imana kwerekanwa ari umuntu. Umwuka aramugenzura atanga ripoti mu ijuru ko ari umukiranutsi. Yesu ntabwo yabyawe n'imbuto n'ubushake bw'umugabo, yabyawe n'umwuka wera. Yatumwe n'umwuka mu butayu kuja gusenga. Avuye mu butayu yatangiye gukora ibitangaza abikoreshejwe n'umwuka wera. Amaze gukora imirimo yose yakoze mu isi aja ku musaraba arapfa arazuka. Umwuka wera niwe wamuzuye. Kandi ngo amare arababwira ngo imbaraga zankuye mu butaka mwumva ntago nzazisubirana mu ijuru nzazibasigira. Dushime Yesu. Asifiwe Yesu Kristo. Asifiwe Yesu Kristo. Billy Graham yaranditse narimo ntekereza iryo jambo aravuga ngo Imana yatanze Yesu ngo tubere urugero ngo nimba umwuka w'Imana aba mu mibiri yacu. Paulo yaranditse aravuga ngo mugere kirenge mucanje kuko naje nakigeze mu cya Kristo. Imana nta muntu ushobora kumenya kwigana Imana keretse umwuka wera ageze muri we. Niko yanditse aravuga ngo Imana yatanze Yesu ngo tubere icyitegererezo ngo ariko nimba umwuka wera aba mu mibiri yacu. Asifiwe. Turi kumwe. Asifiwe Yesu. Kugira ngo tubashe kwigana Imana ntabwo biba mu bwenge bwacu busanzwe. Kugira ngo tubashe kwigana Imana tubiheshwa n'umwuka wera. Kuko Yesu Kristo kamere ye n'iziriya mbuto zose z'umwuka. Ziriya mbuto zose z'umwuka niyo kamere, niyo mutima, niyo karite ya Yesu Kristo. Uwo mwuka rero niwe yafashe amushira muri twe kugira ngo twigishe kwigana Yesu. Umuntu wese utunze umwuka wera biroroshe kwigana Yesu. Umuntu udatunze umwuka wera ntibishoboka. Bibiliya iravuga ngo iyo turi washo mu mubiri ngo tuba turi kure cyane n'Imana. Iyo turi mu bwenge bwacu bw'akavukire tuba turi kure cyane n'Imana. Ariko iyo turi mu mwuka wera hari undi mugore wanditse aravuga ngo umwuka wera ngo iyo dufite umwuka wera ngo tuba dufite ibisabwa byose kugira ngo tube icyo Imana ishaka ko tubaca. Nta zindi materiyere umuntu akeneye kugira ngo abe icyo Imana imushaka no gutunga gusa umwuka wera.
Imana ijuru. Asifiwe Yesu Kristo. Asifiwe Yesu. Muramukeneye uwo mwuka? Mwuka ni igitangaza. Mwuka ni imbaraga z'abanyantege nke. Mwuka n'ubwenge bw'abaswa. Mwuka nisi. N'umurezi w'abadafite uwo barera. Mwuka ni byose. Itorero umwuka wera Imana yamutanze mu itorero kugira ngo arere itorero. Amakuru ya Esiteri n'umwami na Hagayi ni Hegayi warushinzwe Hagari warushinzwe gutoza kwarika abakobwa. Ni Hegayi ndatekereza. Umwami ninde? Cyane. Umwami ninde? Umwami ni umwami Yesu. Umugeni cyangwa Esiteri ni umukristo. Umutoza ni umwuka wera. Umwuka wera ni uzutwarika akadutoza akatwigisha yagazaha Esiteri ibimusabye ibimukwiye kugira ngo yitegure. Asifiwe. Asifiwe. Abantu benshi bazahekera ino buze si muri Uganda ni ino hafi kuko umwuka wera niwe ubasha kuduha ibisabwa kugira ngo umugeni wa Kristo ababasha kwitegura bikwiriye. Amen. Amen. Mukeneye ko mbabwiriza imigisha. Reka tubanze twumve nire. Imana Yesu yabwiye abantu ngo ni ngombwa ko nje ngenda. Uwazabagirira umumaro kuruta uko nje nagumana nawe. Yarababwiye ngo abisi ntibashobora kumuhabwa. Abisi ni bande? Abisi ni abantu bose ba kamere. Ni abantu bose bo mubiri. Abantu bose bo mubiri nibo bisi Bibiliya ivuga ngo ntibashobora guhabwa umwuka wera. Ikidutandukanya na bene wacu nabivuze mu gitondo ni umwuka. Tudafite umwuka dufite kamere za bene wacu zose. Kuriya nta ico dutandukaniyeho ni umwuka wera muri twe. Nukuriya tugezemo asigaye Tera Yesu umutima uraririmba kuko nabohowe rwose negereye umwami Yesu ririmba umwuka niki ni ingwate mu bugingo bwacu. Ikimenyetso cyuko dutunga Imana ni kimwe nuko umwuka wera bari mu bugingo bwacu. Ubugingo bwose butarimo Imana nta mwuka wera uba uburimo. Ari umugabo wanditse aravuga ngo ariko se ibikubera ikibiye kumugoza. Aravuga ngo umwuka ngo nico kiziriko Yesu yatuzirikishije ku Mana ngo n'uyu munsi ntidushobora gutandukana naye. Iyo umuntu afite umwuka w'Imana muri we mu makuba mu byago yishimye ababaye akenye atunze agomba kwishimira mu mwuka iteka ryose. Amen. Kandi Bibiliya iravuga ngo mwishimire mu mwuka iteka ryose. Mwishimire mu mwuka iteka ryose. Nta kindi kintu ciza kizafasha umukristo k'imbaraga z'umwuka wera ubugingo. Jewe ngikizwa nakundaga twarasengaga abantu bagatarama bakavuga ngo abantu bagiye gusubira inyuma. Kavuga nti byo byose kubera ko nije wari umupagani cyane kuruta ababacu bose uku nije ugiye gusubira inyuma. Kuko abandi bari baravuye ruguru bo basengera ruguru, njye sinasengera ruguru. Abo nibo twataramanye ariko mu Rwanda.
bahanura ngo abantu bagiye guhanguka nkavuga nti byo byose uyu nta wundi jewe ukiva hahirya aha hepfo n'umwuka wera wenyine wofasha bategura amasengesho nimba bavuze iminsi 3 kagenda mbere ya indi minsi 2 ndavuga ngo mana fasha shoboza komeza aha hirya ndacahibuka ikiza gituma abantu batibuka aho bavuye n'umwuka wera ashimwe Yesu Kristo abanyisiraheli bavuye muri Egiputa ariko kuvuga ngo Egiputa ibavemo abenshi bashiriye mu butayu kubera iki kubera ko umwuka wa Egiputa wari ubarimo sivye Kalebu na Yoshua bari bafite umwuka wo kwizera Imana asifiwe Yesu asifiwe Yesu dukeneye umwuka Pawulo amaze kuhabwa imbaraga z'umwuka wera umwuka wera yamwigishije ibintu bitanu ikintu cya mbere yamwigishije kubaho mu buzima atitaye kuri rubanda atitaye kunezeza abantu atitaye ngo baramuvuga neza cyangwa nabi Pawulo yabayeho mu buzima adashaka ko adakora ashingiye ko abantu bamushima cyangwa umwuka wera yageze mu muntu amen asifiwe Yesu umwuka wera yageze mu muntu azamukuramo ubuzima bwo kwikundisha no kwisheshesha ubundi abana twishe ni abantu twisheshesha aho babanyantegenge ugahora uhangayise ngo barakuvuga gute ngo barantekereza gute baragutekereza gute iyo bagutekereje uko bashaka ariko kanezeza Yesu Imana icubahiro asifiwe Yesu Kristo Pawulo yari yarenze ubuzima arenga ubuzima bwo gutekereza ngo baravuga gute Imana tugeza aho asifiwe Yesu nanjye ndabifuriza ico kintu umwuka wera atibutse mu muntu zanibuka umugore umwe yigeze kuvuga ngikizwa ngifatwa kandi nari umupagani pe aravuga ngo abwira abantu bo muri famille atari ko mwagiye kwigisha byicaza kuriya mubona atagiye mu gisirimba ngo atumurongo kuriya yataye umurongo kuriya agiye guta ishuri kuriya baye kirara nibaza iminsi nabaye mupagani ariko ntibambonamo uburaro umunsi nakishijwe bambonamo uburara ndavuga ngo urunago n'urundi rugamba gukizwa ntuzagire ngo nyogosenga azakoma amashi na nyoko wanyu na baso wanyu ngo abantu bose b'inshuti zawe ngo zakoma amashi ngo kanaka yarakishwe ariko Pawulo aharanira kutazanezeza umuntu wari we wese meriveriza silaida ajela zitafe duhimana icubahiro asifiwe Yesu Kristo kandi umwuka azabyigisha umuntu wese wakishijwe iyo umuntu amaze gukizwa umwuka aza gukura ku bantu inshuti zimuga kaburira ubundi nta n'impamvu yo gutindana bene aba bantu muzamubareka biriravuga ngo ntimukifatikanye nabo mudahuje kwizera kandi ngo kwifatikanye n'abanyangeso mbi ngo jonona ingeso nziza uko abantu bishwe n'abandi ahangaha kandi barahagaze usanga umuntu yarahagaze mu ikanisa yarahagaze ngo bari kumvuga gute ngo ejo bundi baravuze umepitwa na muda kora bakwita kayayo sawa Pawulo yagezeho avuga ngo nimba sazi asifiwe Yesu nimba saze ku bwa Kristo no ku bwayo aho umuntu w'umugabo atekereza ko bamufata nk'umusazi yari afite amagambo menshi yahuye nayo ariko ayima amatwi aravuga ngo nimba nsaze ku bwa Yesu Kristo ukawera twigisha hari umugabo wanditse aravuga ngo ubundi dusenga amasengesho nk'ay'intumwa
apostolic prayer nidusenga amasengesho apostolic prayer ni n'amasengesho y'ubutumwa nitumenya gusenga amasengesho yivuga butumwa Imana izadukoresha k'ibyintu muza amasengesho yivuga butumwa nuko ngiye kurondogora kera amasengesho yivuga butumwa Yesu yasenze amasengesho 5 yivuga butumwa Pawulo nawe yasenze andi habe nabera kera hari amasengesho basengaga bagikizwa Mwuka Wera amaze kubamanukira bari baravuye muri ibi byifuzo ngo turarya iki turanywa iki turambara iki kuko ufite inkweto yarayizanaga ufite zibiri bakambarana n'abandi ufite isambu akagenda akagurisha akaza bagasangira n'abandi ufite amafaranga akaza bagaha bose bakarya ibyo byifuzo bari barabirenze amen Imana icubahiro asifiwe Yesu ibyifuzo bari barabirenze bari basigaranye ngibi ibyifuzo bari basigaranye n'ibyivuga butumwa bagazasenga gusa ngo Mana ngo duhe gushira amanga kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza iyo ni duhe gushira amanga kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza amen Imana icubahiro asifiwe Yesu ngo umunsi umwe bazana ba Petero na Yohana babakubise cyane ngo barabatinyisha ngo abera nabo ngo baja mu cumba barasenga baravuga ngo Mana abantu nubwo bahagurukiye kuturwana ariko duhama gushira amanga duhe gushira amanga ijya kabiri bakavuga ngo Mana duhe gukora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo aba bantu bamenye ijambo wasize uvuze nitumenya gusenga amasengesho yivuga butumwa Imana izadukoresha nk'ibyintu Imana icubahiro asifiwe Yesu amen asifiwe Yesu amen Pawulo Mwuka yamwigisha ikintu cya kabiri yamwigisha ubuzima bwo guca bugufi buriya zimwe muri kamere zo kwishira hejuru ni ikintu kiranga umuntu udafite umwuka w'Imana muri we umuntu wese ufite kamere y'ubwibone ni ikimenyetso ko nta mwuka w'Imana uba muri we kuko iyo umwuka w'Imana ageze mu muntu ikintu akora gikomeye afata umuntu akagenda akamuhonda akamucisha bugufi ukazumva ko utakiriho amen burya igituma Imana itazadukoresha ni ukubaho Pawulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo none ndiho nyamara sinjewe uriho iyo umuntu akiriho Imana bitarabaho muri we ariko mu byapfa by'umuntu niho umwuka azakura ubuzima bwo gukorera Imana iyo umuntu amaze gupfa mu byapfa bye umwuka azabyitiza asifiwe Yesu tabasize kabisa umwuka azayitiza umuntu wapfuye utakiriho akamugira muzima mu Mana ikindi yari yaramwigishe ni ukutikunda hari umugabo wanditse aravuga ngo ikintu kimwe gusa coshoboza umuntu ngo abe mu buzima bwo kutikunda ngo ni umwuka w'Imana ariko kamere y'abantu barikunda Bibiliya iravuga ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda kuko kwikunda ntibibwirizwa biba muri twe nta wiga kwikunda nta uraje ku ishuri ryo kwikunda ahubwo Bibiliya dusaba kuja mu ishuri ryo kwiyanga kuko ryo kwikunda twese twarariminuje siko asifiwe Yesu ishuri ryo kwikunda twese tuzatuvuka dufite kaminuza ariko ishuri tugomba kujamo Bibiliya dusaba ni ishuri ryo kwiyanga nicyo gituma Pawulo amaze guhabwa umwuka wera aravuga ngo nakwisabira gupfa kugira ngo mpinduke igitambo bene wacu bakizwe aho yageze aho atekereza guha bene wabo agaciro kumurusha imbaraga z'umwuka wera muri we amen turi kumwe tugiye gusoza
amen. Ikindi umwuka yari yarahaye Pawulo yari yaramuhaye gutekereza kuri eternite. Pawulo yahoraga atekereza ku buzima buhoraho, ubugingo bw'iteka ryose. Buriya iyo umuntu aje kudamarara mu isi azabaho nk'uzabaho iteka ryose. Ikintu Pawulo yahoraga atekereza buri munsi, yahoraga atekereza ko nyuma y'ubu buzima hari ubuzima buhoraho. Iyo umwuka wera ageze mu muntu azamwigisha kwitegura Yesu Kristo ko azagaruka. Amen. Hari waririmbye ngo anatufunulia alizama yata iminsi mike yangeze mu ikanisa nasanze nta kintu kigoye nk'abakristo badamaraye. Kugira abakristo badamaraye basa n'abageze iyo baje baragoye. Gukorana n'abapasteri badamaraye bumvishe ko bageze iyo baje biragoye. Kanisa riba rigiye mu kaga. Ariko umwuka wera, ahantu hose hari umwuka wera, azabwira abantu ngo ntimwirare, umwami Yesu yogaruka isaha iyo ariyo yose. Asifiwe Yesu. Do Imana ishobora. Asifiwe Yesu. Haleluya. Nimba umwuka w'Imana aba muri wowe aza kwigisha ubuzima bwo kwitegura umwami Yesu. Kuko iyo ni inshingano ikomeye umwuka wera yakoze mu buzima bwa Petero, bwa Pawulo, kandi agomba gukora mu buzima bw'itorero. Icyanyuma umwuka wera yamwigishe guhora atekereza gusa ku muhamagaro we. Pawulo yabayeho kuva akishijwe akakira umwuka w'Imana. Ari mu bagabo batigeze bakebuka iburyo cyangwa ibumoso. Mu gitondo yatekerezaga umuhamagaro, nimugoroba agatekereza umuhamagaro. Kandi akabwiriza abantu akababwira ngo nubwo mbabwiriza naje ndashaka kugira ngo ntazaba nararuhiye ubusa. Ibyo nababwiye naje ntazasangwa ntiteguye. Pawulo yahoraga atekereza ku muhamagaro we ku manywa na nijoro. Reka nsoreze kuri iki. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu Kristo. Haleluya. Do Imana ishobora. Amen. Asifiwe Yesu. Haleluya. Nasanze abantu benshi baravuye mu muhamagaro. Hari ibintu biza bikura abantu mu muhamagaro. Icyambere ni abandi bantu. Abandi bantu kurya baza badevi umuntu. Icya kabiri kiza gikora umuntu mu muhamagaro ni inyungu. Icya gatatu kiza gikura umuntu mu muhamagaro ni ibyaha. Iyo umuntu w'Imana yivanze akivanga, amen, duhe Imana icyubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Iyo umuntu yatekereje cyane ku nyungu aza devi, Satani zimudevi. Iyo umuntu cyane yubatse kuri bene wabo ku bantu azata. Usarire ririya jambo naritekereje ndaryumva. No kuvuga ngo ikibyawe n'umubiri ni umubiri. Muzi ko umubiri ubyara. Dufite amatorero yabyawe n'umubiri. Dufite ministeri zabyawe n'umubiri. Zavuse mu guhangana. Umubiri uzubyara. Abantu bakamere biki gihe bari mu kugenda. Pawulo yagazabwiriza aravuga ngo njewe ntaco bintwaye. Nubwo benshi babwiriza kubera ishari, ariko ntaco bintwaye. Gikuru nuko Kristo amenyekana. Amen. Abantu benshi ntituramenya ko umubiri uri mu kubyara. Ubu dufite abakozi batari karifi kubera kuko babyawe n'ubushake bw'umubiri. Reka ndangirize kuri iri jambo. Isaka na Isaka avukana nande? Uriya mugore, uriya muhungu w'inshoreke na Ishimaheli.
yombi ni amasezerano ariko ni amasezerano ateye gute Ishimaheli ni ubushake bw'umuntu kubyara isezerano ry'Imana Isaka ni ubushake bw'Imana mu gihe cyayo asifiwe Yesu abantu benshi batunze Ishimaheli ni abapasiteri ba Ishimaheli ni abavugabutumwa ba Ishimaheli ni abanyamasengesho ba Ishimaheli asifiwe Yesu narivuze ngo Ishimaheli na Isaka Ishimaheli ni ubushake bw'umuntu ashaka gusohoza isezerano ry'Imana Isaka ni ubushake bw'Imana ni isezerano ry'Imana mu gihe cyaryo narivuze ngo abantu benshi bariho mu buzima bwa Ishimaheli Imana ishobora asifiwe Yesu nimewapoteza nimuhaguruke dusenge ndashoje nimuhaguruke dusenge asifiwe Yesu asifiwe Yesu Kristo amen turi kumwe amen turacakeneye ko muracakeneye kumva nicyo cyatumye twanga guhaguruka asante nari mbabwiye ngo umubiri urabyara abantu benshi ibyo bakora mu mwuka n'imbuto zavutse mu mubiri kandi ukabona n'umukozi w'Imana arasenga ariko agasenga ari imbuto yavyawe no mubiri barahanura n'abapasiteri bafite amatorero ariko akabigira ari imbuto yavutse mu mubiri kubera iki ni hehe mwari mwabona umuntu akorogana n'undi umuhamagaro ukavuka mu mujinya niho azavukira umuhamagaro uburakari umuhamagaro uzuvukira muri kamere ziriya ni imbuto z'umubiri zabyawe n'umubiri ariko twe tuzibona mu mwuka ariko kiriya ni cyabyawe n'umubiri nicyo birivuga ngo icyabyawe n'umubiri no mubiri amen amen asifiwe Yesu turacari kumwe reka mvuge iki kindi gatoya nza gusoza nasizeho mu gitondo umwuka wera ibintu akora muri twe mu mpamvu zituma aba muri twe no kugira ngo aduhe kuramya Imana kuko kuramya Imana no kuyihimbaza biba mu mwuka cyo gituma Bibiliya ivuga ngo abayisenga ngo bakwiriye kuyisenga mu kuri no mu mwuka kandi ngo be nabo nibo data ashaka ko bayihimbaza uwo ni umurimo w'umwuka wera kandi umwuka wera si amakuru ikindi nsoreza umwuka wera duha kubaho mu buzima buri supernatural ubuzima buri supernatural burenze ubu bwo mu mubiri mu mubiri iyo abantu bavuga ku ndimi ubona ari ubusasi ariko hari umugabo wanditse aravuga ngo buri atome y'umwuka wera ngo iri intelligent kuruta abantu atome abize ni akantu gatoya gusa katagaragara ni agakonjo ke gatoya cyane aravuga ngo buri atome yose y'umwuka wera ngo iri intelligent kuruta abantu duhe Imana ishobora asifiwe Yesu umwuka wera nakubwira ngo vuga ngo he iyo atome abantu bazakubona nk'umupfafu ariko abazi ico avuze umwuka wera iyo avuze ngo wo babwira ngo ntimwomenye uko umwuka yavuze ariko umwuka wera aba yavuze amakuru ava nk'ahana akagera Nairobi kubera ko kubisi n'ubwenge buke
ariko ku banyamwuka bitubeshaho mu buzima buri siperi naturel kandi ngo twebwe tureba abisi tukamenya ibyo babamo ariko bo ngo ntibashobora kutwitegereza ngo bamenye ibyo tubamo